Shalom, tubahaye ikaze mwese abaza hano ku isengesho ribohora official channel y'ijambo ry'Imana n'amasengesho. Wowe wakoze subscribe cyane cyane, Uwiteka umugisha, Uwiteka kugirire neza, kandi nawe tugwaye ikaze ubaye ari ubwa mbere uje hano ku isengesho ribohora official. Icyo usabwa nawe nuko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bihe byiza byo gusenga n'ijambo ry'Imana. Ishyitsi mwishi uriganya iryo jambo kuno yamusubije ngo Isa ngo aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo, ni Yakobo koko? Izina niryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha. Arongera amubaza ati nta mugisha wansigiye? Sakasubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene so bose nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza ati nta mugisha n'umwe usigaranye data, njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu araturikararira. Isaka aramusubiza ati ubuturo bwawe buzabe kure y'umweru w'ubutaka, buzabe kure y'ikime cyo mu ijuru. Nkota yawe niyo izakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Ijambo ry'Imana muraryumvise. Benshi ntabwo bajya basobanukirwa ko umugisha wibwa. Tubonye ukuntu umugisha wibwe mu buryo bw'umubiri. Umugisha uribwa. Twabonye ahangaha uyu mwana witwa Esawu ari kuvuga amagambo akomeye, akavuga ngo ubushi bwa mbere yankuyeho ubutware, ubwa kabiri none anyibye n'umugisha. Hano rero urabona ko mu mwuka umuntu bashobora kuba mukuraho ubutware. Waravukiye kuba umuyobozi, Imana yaraguhaye ubuyobozi cyangwa se ubutware, ariko waranga. Niba umwana w'umuntu yibunda umugisha, noneho tukaba tuzi yuko Satani ariwe mukuru, ariwe mujura wa mbere. Ibuka ko muri Yohana 10:10 havuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, keretse kwica ndetse no kurimbura. Ariko Yesu akavuga ngo nge nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Niba umuntu yibunda umugisha, noneho nka bitari abantu, urumva byagenda gute? Ese Satani urumva byagenda gute? Niba umuntu yakwiba umugisha, afite ubushobozi bwo kwiba umugisha, niba umuntu afite ubushobozi bwo kugutwara ubutware bwawe, bigeze kuri Satani n'abadayimoni ari bo bamarayika be, urumva bimeze bite? Akanya nk'aka rero nje guhishura uburyo mu isi y'umwuka biba umugisha. Nitumara guhishura uburyo bwo kwibwa umugisha, ndetse n'uburyo umuntu ashaka kugukoraho ubutware wo gusenga. Kenshi na kenshi rero abantu birukankira mu neza by'isi bimwe na bimwe, ariko batazi yuko muri ibyo bibanezeza by'akanya gato bashobora gusahurwamo umugisha. Umugisha rero ni kangahe wibwa, cyangwa wibwa biciye mu zihe nzira? Byoroha cyane umuntu wakandagiye mu bapfumu bakamuca indasago, kenshi na 100% yibwa umugisha. Umuntu wagiye mu bapfumu agacibwa indasago, bamubwira ngo bari kumuvura inyatsi, bakamuca indasago ku kiganza. Umunsi waciriwe indasago ku kiganza, menya ngo nibwo icyo gihe waguraniwe mu isi y'umwuka, wibwe umugisha, ahubwo hashimangirwa yanyatsi wari wagiye kwivuza, unashyirwaho kimenyetso. Isi y'umwuka twavuze yuko igendana n'ibimenyetso, niyo ku mpande zombi. Isi y'umwuka igice cy'imyuka mibi y'abadayimoni n'imbaraga z'umwijima ikorera ku bimenyetso.
isi y'umwuka, igice cy'Imana ihoraho isumba byose iyo dusenga, nayo ikorera ku bimenyetso. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dore ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera. So ni ukuvuga ngo rero igihe cyose wisanze ku mupfumu akaguca indasago ku birenge, ku biganza, ikintu aba agukoreye aba akwibye ikiganza cyakira, aba akwibye ikiganza cy'ubutunzi, aba agitwaye. Noneho mu isi y'umwuka rwa rurasago waciwe ku kiganza, ni ukuvuga ngo ukoranye igihango n'isi y'abazimu, ukoranye igihango n'isi y'imyuka mibi, ko wowe ari igomba kugiraho ubutware bwo kugira ngo ubone ibyo ugomba kubona. Igihe cyose rero ibyo bimenyetso byagushyizweho, niyo wakizwa ukihana utaraca muri deliverance, iyo myuka izakomeza gukurikirana ibiganza byawe. Uzajya ukora ubone ntumenye aho biciye, uzajya wakira amafaranga aguce mu myanya y'intoki. Kubera iki? Hari ibimenyetso ufite ku mubiri, ku kiganza cyawe cyangwa ku kuboko kwawe washyizweho na yasi y'umwijima, wanywanye, wakoranye nayo igihango, winjirana nayo mu masezerano yo kugutungisha, kandi abazimu ntibagutungisha ngo bikunde. Rero muri kuriya gucibwa indasago, wibuke ko ubundi Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ubugingo bw'umuntu buri mu maraso ye. Imana yajyaga ibuza abakera kurya inyama n'amaraso, ikababwira yuko iyo bariye inyamaswa cyangwa se itungo bakariryana n'amaraso, baba bariye n'ubugingo bwaryo, kuko ubugingo buba mu maraso. Nuba rero mu mwuka, igihe uciwe indasago, twa turaso tuvuye ku kiganza cyawe, mu buryo bw'umwuka ukorewe uburiganya buteye ubwoba, ukoreweho tekinike ziteye ubwoba. Ubwo rero muri icyo kiganza, mu buryo bw'umwuka, ubugingo bwawe direct bushyizwe mu maboko y'izindi mbaraga z'umwijima, ariyo mizimu umupfumu aterekerera cyangwa yazamuye. Kandi isezerano ukoranye n'iyo mizimu ryo kugutungisha rikomejwe n'amaraso. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmba ngo amasezerano yose yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Noneho isezerano nawe ubukoranye n'imyuka mibi n'imizimu riba rikomejwe n'aya maraso agiye kuri rwa rwembe bakurasazisha, bakoresheje bakurasaga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wa muti agutsirimamo ntabwo uriya ari umuti ubona ari umuti mu buryo bw'umubiri, ariko mu mwuka biba ari ibindi bintu bitewe n'imitongero. Niyo miti aho aba yarayikuye ntabwo uba hazi, ni imyuka mibi yamurangiye. Ibyo rero ushize mu mubiri wawe winjije izindi mbaraga, ariko kandi izo mbaraga ukoranye nazo amasezerano yo kugutungisha, kugira ngo rero ugereho Satani agutungisha. Ntabwo ari ibyaha ngaha. Hari abantu bigira bajya muri ibyo bintu bakaba bazi ko babibonamo ubukire. Ntabwo wapfa kubona ubukire buvuye mu bapfumu cyangwa buvuye kwa Satani. Kugira ngo ugere ku rwego rwo gutunga ubihawe na Satani, nuko wageze ku rwego rwo kumuramya no kumusingiza, umwita Imana yawe. Ni ukuvuga ngo ukibwira ko ari ukwivuza, ukibwira ko ari iki, nta kintu ubona hariya barakwiba. Kugira ngo ubone ubutunzi bwa Satani, ni uko muramya, ukaramya Satani, ukazajya umupfukamira ku manywa na nijoro, ukagendera ku mabwiriza yo kwa Satani yo gutanga ibitambo by'ubwoko bitandukanye. Ibuka neza ko Satani ubwo yabwiye Yesu ngo nupfukamukandamya ndaguha ubutware n'ikuzo byose, kuko ari njye wabigabanya. Ubutware buturuka kwa Satani n'imitungo ituruka kwa Satani ntabwo abantu bayihabwa batyo. Bityo rero abacibwa indasago muri ubwo buryo bibwa imigisha yabo. Icyo gihe rero igihe waciriwe urasago ku kiganza cyawe, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka bakwibye ikiganza cyacira, bakwibye ikiganza cy'ubutunzi. Niba baguciye indasago ku rutugu, mu bitugu,
wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubutware n'ubutegetsi buzaba ku bitugu bye. Mu mwuka niki kibaye? We bakubonyeho ubutware, bakubonyeho ubutegetsi, none mu rwego rwo kugira ngo bagutware uwo mwuka w'ubutware n'ubutegetsi, barakumakingaho maka ibimenyetso byabo, bagucira sago ku bitugu, bagutware bwa butegetsi n'ubutware utabizi. Rero niyo umaze gukizwa, iyo utarasobanukirwa ukuri, wisanga ukomeje gukurikiranwa na za mbaraga zikakubata, ukaba mu bubata bwazo, kugeza igihe uzamenya ukuri, kwa kuri kukaba ariko kukubatura, kuri kuzamenya ukuri, wamara kumenya ukuri kinjira mu ntambara z'umwuka, gasubirayo hahandi mu isi y'umwijima ukajya kurwana nabo mu buryo bw'umwuka, ugatangira kubanyaga umugisha wawe. So rero icyo ni icya mbere. Cya kabiri, ku muntu waciwe ururasago ku rurimi, kuko hari abantu njya mpura nabo ngasanga babakoreye ibyo ntibabimenye. Indasago yo ku rurimi bivuze iki? Ni umuntu babonye ufite umugisha wo kuvuga rikijyana, wo kuvuga akumvwa, yani amagambo avuga yose abantu umuntu ufite kwemerwa uvuga amagambo, umuntu wemerwa cyane, icyo avuze kire abantu bacyumva vuba bakacyakira. Iyo rero wahawe umugisha nk'uwo, kugira ngo Satani akwiba uwo mugisha, akwiba iyo nyenyeri, ni ukuvuga ngo umupfumu iyo amaze kukubona ayigutwarira mu kugucura urasago ku rurimi. Iyo igihe agucira urasago ku rurimi, ni ukuvuga ngo wa mwuka mwiza wari ufite wo kuvuga ukumvwa uhita utwarwa. Iyo nyenyeri barahita bayiyiba bakayijyana mu isi y'umwuka, ntabwo uzongera kuvuga ngo wumvikane. Ubwo ni uburyo bwa mbere bashobora gutwara umugisha wo kuvuga rikijyana, cyangwa umugisha wo kuvuga ukumvwa n'abantu, abantu bakacira ibyo uvuga. Iyo rero bagutwaye iyo nyenyeri, kabone niyo waba uvuga ukuri kwawe ntawe ukumva, ukuri kwawe ntawe ukwacira. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Umuntu wa mbere uba ufite uwo mugisha wo kuvuga kumvikana cyangwa se kumvwa. Hariho n'abandi rero Imana yashyize ku rurimi rwabo kuvuga ikintu, icyo bavuze kikaba. We yavuga gusa, fite ururimi ruvuga, yavuga amakuba akabaho, yavuga ibyiza bikabaho. Uwo muntu nawe yafite iyo nyenyeri rero nawe bayitwara muri ubwo buryo. Ubundi buryo bwa gatatu biba inyenyeri yo kuvuga rikijyana, ni uburyo bwo kuba umupfumu yakubwira ngo cira hano, ugacira hasi cyangwa ku gicaniro ciwe, cyangwa akakwereka aho ucira. Uhereye igihe ukoze uwo mugenzo wo gucira, mu mwuka agutwarira mu macandwe rya jambo ryo, agutwarira mu macandwe ijambo. Ntabwo uzongera kugira ijambo wowe. Niba wagiraga ijambo nyine ukavuga ukumvwa, ntuzongera kugira ijambo. Ndimo ndahishura ubwiru bw'ibibaho mu isi y'umwuka, kugira ngo mwebwe abibwe, mwebwe abasahuwe mu mwuka, mushaka icyo gukora. Navuze ngo mbere yuko winjira mu isi y'umwuka kujya kubohoza iyo migisha yose baragiye, bigusaba deliverance. Nguko rero uko batwara umugisha w'ijambo kuvuga rikijyana. Igihe rero waciriye aho ngaho ku gicaniro cy'umupfumu, cyangwa yakweretse aho ucira mu isi y'umwuka, wowe wibwe ijambo, wibwe kumva, wibwe kuvuga rikijyana. Nuvuga ntawe uzemera. Ubwo ni ubundi buryo, ndacyahishura uburyo biba umugisha. So iyo bashaka rero kwiba umugisha w'iterambere bigenda gute? Iyo bashaka kwiba umugisha w'iterambere bigenda gute? Twabonye kwiba ubutware ko badiringa n'ibitugu by'umuntu. Kwiba umugisha wo kuvuga rikijyana
kuguca indasago ku rurimi cyangwa kubwira ngo cira aho ngaha ku gicaniro cy'umupfumu, kwiba umugisha w'ubutunzi cyangwa se kuboko kwiza, nuko baguca indasago ku kuboko cyangwa ku kiganza. Kandi kwa taarifa yako ili ni kujulishe igihe cyose utaraca muri deliverance, igihe cyose utarakizwa kwanza, mbere na mbere ugomba kubanza gukizwa ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, kuko niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kukurokora akagukura mu masezerano y'imbaraga z'umwijima uba washyizwemo. Ni Yesu wenyine ubasha kugukura mu masezerano y'izo mbaraga z'umwijima. Wamara gukizwa rero, wamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, kabiri ugomba guhita ushaka deliverance. Reka nkomeze. Iyo bashaka rero kukwiba umugisha wo gutera imbere, kugira ngo uzingwe intambwe zawe ntizizava hwiri, umwana asamwe cyangwa uhereye igihe umubyeyi asamiyemo, uko ukwezi kugenda kuza ukundi gutaha ni ku mwana hari ikintu Imana ibirimo irakora ku mubiri wa mwana. Kugeza ku mezi 9 umwana ntaba gishoboye kuba mu nda, atangira kubyigana kugira ngo ave mu nda agaragaraze ku isi. Ageze ku isi nabwo, kugira ngo ubone ko umwana agenda yisumburaho atera intambwe ku yindi, atangira umwana kura afatirwa ibere, igihe kikagera akaryifatira gutyo, igihe kikagera akazajya agatangira kwiga kuvuga ba. Ejo bundi ukumva atangiye kuvuga ijambo rimwe, papa. Ejo bundi ukumva avuza ayandi magambo abiri, kugeza igihe umwana amenyeye kuvuga, gatangira kurwana no kugenda, gahaguruka kikubita hasi, ariko ahera mu gukambakamba kwanza. Muri uko gukambakamba karwana no kwicara, kikubita hasi akongera, ukabona ko umwana arimo araverwa, arimo aratera imbere, hari ikigenda kiyongera. Uko niko Imana aremye umuntu. Umwana igihe kikagera agakura, akagenda akajya materinere, akava materinere akajya primaire, akava primaire akajya secondaire, akava secondaire akajya university. Ukamona ko uwo muntu arimo aragenda agira gute, agatangira akorera abandi, ejo ugasanga atangiye kwikorera, cyangwa se agatangirira mu ka business gatoya k'ibihumbi 100. Ejo bundi wagenda ugasanga byabaye 500, ejo bundi miliyoni, ejo bundi kumva yarazamutse akagenda atera imbere. Nguko ukuntu umuntu agatangira mu cyumba kimwe na sarakodesha, ejo ukumva yagiye muri 3, ejo bundi kumva yubatse inzu ye. Umuntu agatangira akagura umurimo umwe, ejo kumva yaguze uwonde. Nguko uko umuntu Imana aremye umuntu mu buryo bwo gutera imbere. Noneho mu isi y'umwuka, iyo bashaka kwiba umugisha wo gutera imbere kwawe, kugira ngo udindirizwe ku cyiciro kimwe, ube ku rwego rumwe, uzarinde usazira ku cyiciro kimwe, hakorwa iki? Iyo waciwe indasago ku birenge, ukagira ibyago, ukajya ku mupfumu ugacibwa indasago ku birenge, mu isi y'umwuka bahita bakwiba umugisha w'intambwe zawe, zigafatwa mu isi y'abadayimoni, mu isi y'imizimu. Uhereye icyo gihe nukuvuga ngo rero winjiye mu masezerano na kuzimu, yuko kuzima ari izagenzura intambwe zawe. Noneho rero hari abantu bajya mu migenzo batazi, bakorerwa imigenzo batazi, icyishe inyuma y'iyo migenzo. Uwo muntu rero igihe cyose azajya arwana no kugira ngo ashake kuva ku rwego ajya ku rundi, abone biranga. Azajya abona hari ikintu agiye gusingira cyamufasha gutera intambwe ngo atere imbere, abone biranze. We yibaze ngo niki cyabaye. Mu isi y'umwuka nta kindi kiba cyarabaye, we wibwa umugisha wo gutera imbere. Birasaba rero amasengesho adasanzwe, birasaba amasengesho ya deliverance n'ubukijijwe. Ubaye utarakizwa, nuko usabwa guhungira kuri Yesu Kristo mbere ya byose, kubera yuko niwe wavuze ngo umujura nta kindi azanwa no kwiba. Wewe waribwe, kandi umaze kwibwa hicwa inzira zawe zose, ziranarimburwa. Icyo ukeneye rero ni ukuza kwa Yesu Kristo wavuze ngo wowe yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, kandi zibone ubugingo bwinshi.
wibuke yuko ijambo rivuga ko umwana w'Imana yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Icyo ukeneye rero ni ukuza kwa Yesu Kristo, kakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, gakorana nawe isezerano ryakomejwe n'amaraso ye yamennye. Hanyuma kabiri, gatera intambwe yo kwinjira mu gice cy'amasengesho ya deliverance, ukabohorwa. Deliverance ikorerwa n'umuntu ufite amayerekwa cyangwa se umuntu ufite iyo mpano, ufite kumenya isi y'umwuka, uyijijukiwe, usobanukiwe, ufite kumenya ibiba byarabaye mu isi y'umwuka, kandi afite n'ubwenge bumubashisha gusenga, akamenya icyo asenya, akamenya icyo arimbura ku buzima bwawe cyakozwe n'abadayimoni. Ntabwo ari buri wese ukora deliverance. Deliverance ikorwa n'umuntu ufite ubwenge bwinshi bwo mu isi y'umwuka, kandi usobanukiwe isi y'umwuka, kandi ubasha kumenya ikintu cyose kiba cyarakozwe, ufite ijwi ry'Imana, ufite umwuka w'Imana, ubasha kumuhishurira no kumubwira buri kimwe cyose kiba cyarakozwe ku mubiri wawe, cyangwa se ubwo buriganya Satani aba yarakoze ku buzima bwawe. Nicyo gisabwa, akaba yabasha gusenya. Ni ukuvuga ngo ntabwo wasenya icyo utazi, ntabwo wabohora utazi ikiboshye icyo ari cyo, utazi n'uburyo cyaboshywemo. Yego, nongere mbisobanure, ntabwo wabohora umuntu utazi uburyo yaboshywemo. Kabiri, nawe ubwawe ntiwakwibohora utazi uburyo waboshywemo. Rimwe na rimwe uzasanga uri guhusha intego, keretse bibaye ngombwa ko ufata igihe cyo kubanza ugakurikirana izo nyigisho zo kwibohora, ukagenda wunguka ubwenge ku manywa na nijoro, wunguka ubwenge ku manywa na nijoro, ariko bizagutwara urugendo rurerure. Tuvuye aho ngaho rero, tubonye uburyo mu mwisi y'umwuka bafata intambwe z'umuntu zikazirikirwa ahantu hamwe. Ubwo igihe cyose waciye indasago ku birenge, usibye ushobora kuba utarariciwe n'indasago ku birenge, ariko umurozi ashobora gufataho akandagiye, agatwara ubutaka bwawe. Umurozi ashobora gutwara urukweto rwawe rushaje, umurozi ashobora gutwara sokisi, umurozi ashobora gutwara ikintu cyose cyavuye ku kirenge cyawe. Muri ibyo byose mvuze, agira ububasha bwo kudomina intambwe zawe. Nuko nguko bigenda. Uhereye rero icyo gihe, igihe umurozi yafashe ibirenge byawe, ubwo waciwe indasago we aba yarinjiye mu masezerano n'ubwami bw'umwijima neza, none ubwa bwami bw'umwijima bukagira ubutwari bwo kudomina za ntambwe ze. Ubwo ni ubundi buryo navugaga rero bwo gufata wakandagiye, bagatwara ubutaka cyangwa bagatwara sokisi cyangwa urukweto rwa rushaje. Aho ngaho umuntu ashobora gukorera imihango n'imigenzo kuri rwa rukweto cyangwa ku masokisi n'ibiki, agatanga intambwe zawe kwa Satani. Yamara gutanga intambwe zawe kwa Satani, ukaba udafite indasago, utarigeze ujyana, ariko utazi yuko mu isi y'umwuka abagome bagukoreye iryo tekinika. Icyo gihe rero nawe nuko abantu bibwa imigisha yabo. Kiba gikenewe nyine, nongere mbisubiremo, ni deliverance, ni amasengesho yo kwibohora. Kandi nongere mbisubiremo, amasengesho yo kwibohora bisaba umuntu ufite ubwenge bw'ubumana, ufite amahishurirwa ku kintu cya deliverance, uzi isi y'umwuka n'imikorere yayo, kandi akaba ari umunyamasengesho usenga, ba mu buzima bwiriza ubusa, ba mu buzima busenga. Utiriza ubusa ngo asenga be mu buzima busenga, ntabwo ashobora gukora uwo murimo ngo bikunde. Bisaba kwa muntu wibuke ko ijambo rivuga Yesu ubwo yaravuze ngo bene uwo mudayimoni cyangwa bene uwo akurwaho no kwiriza ubusa no gusenga. Narabivuze, hari imyuka imwe n'imwe, hari ibibazo bimwe na bimwe biba bisaba kugira ngo bikurweho n'umuntu wiba mu mavuta yo kwiriza ubusa no gusenga. Tuvuye aho ngaho rero, ni gute biba umugisha w'igikundiro rero bantu kugira ngo wabaribwe umugisha w'igikundiro? Igihe cyose ugiye ku mupfumu akaguha imiti akakubwira ngo genda uyoge, shire mu mazi woge mu isi y'umwuka, nawe ukagenda ukoga ya miti, iriya miti uwo mubona ari imiti, ariko mu isi y'umwuka ntabwo ari imiti, bitewe n'imitongero umurozi aba yaratongereye cyangwa umupfumu yaratongereye. Ubwo rero iyo ugiye ukayoga
wowe ubwawe uba wiyambuye wowe wimwimerere, ukambara abandi badayimoni, imyuka mibi ikaza ikakwambara, ukurwa wa mwuka mwiza w'igikundiro Imana yakwihereye umunsi yakuremaga, ugasanga wambitswe uwundi mwuka w'abadayimoni. uwo mwuka rero ugukuraho igikundiro cyawe ugasiga icyangiro. ubwo ni uburyo imigisha ijyanwamo. ejo bundi uhereye kano kanya muri iki cyigisho, nyuma y'iki ngiki nzagaruka mu zindi nzira, nerekana izindi nzira imigisha yibwamo, mbishura iki kintu nanone, ahubwo ntangire mu bintu by'ubupfumu n'imigenzo n'imihango. ariko ku munsi ukurikiye tuzagaruka turebe ukuntu mu isi y'umwuka, mu gice cy'abadayimoni n'imyuka mibi, ushobora kuba udafite izo ndasago n'ibiki byose, ariko umugisha wawe bakawiba biciye mu nzozi zawe, bakawiba biciye mu byaha byo gusambana. aho ngaho naho tuzabigarukaho mu buryo butandukanye. aha rero nagaragazaga uburyo umugisha wibwa mu buryo muri iki gihe cya none, mu buryo bw'umwuka. kimwe tunakomeje dukurikije uko uyu Yakobo yibwa umugisha. umuntu ashobora kuza akakubwira ati mvunjira, ariko utazi uwo ari we. eshanje mu isi y'umwuka, kwa kundi umuhaye eshanje ugasanga akwibiye umugisha mu kumuha eshanje, ugasanga hari ibyo muhinduranyije n'ubundi. ntabwo ari bose, ndavuga hari ushobora kuza avuga ngo mvunjira, ariko ari umukozi wa Satani, ari umurozi, hari icyo yabonye mu isi y'umwuka. cyangwa akaza avuga ati mpa, ukamuha utazi uwo ari we, muri kwa kundi umuhaye agahita agutwara akakuye umugisha. ushobora gusuhuza umuntu ukamuha ikiganza cyawe, ari umukozi wa Satani, ndavuga ari umukozi wa Satani utamuzi, kwa kundi umushuhuje akagutwara umugisha mu buryo bwo kugusuhuza, mu buryo bwa kirozi, mu buryo bw'abadayimoni. umuntu ni munini cyane. abantu tubona, umuntu ubona urya anywa yambara, ntibabivuze abo tubona bose ari abantu. hari abo ushobora kubona mu buryo bw'umubiri ari umuntu, ariko mu isi y'umwuka ari umusataniste, mu isi y'umwuka ari umukozi wa Satani, ari umurozi, ari umukonikoni. akaza akora ari ukwiba imigisha y'abantu. uyu rero Yakobo wumvise ukuntu yibye umugisha mwene nyina. ibyo birakwigisha, tubonye ko Yakobo yibye umugisha mwene nyina cyangwa se mwene se. ibyo bikwigisha yuko mu mwuka cyangwa se muri ibi bintu by'imigisha, n'umuvandimwe wawe yawukwiba, nyoko yawukwiba, iso yawukwiba, murumuna wawe yawukwiba, mukuru wawe yawukwiba. uyu ni Yakobo wibwe, uyu ni Esawu yibwe na murumuna we umugisha, amwiba n'ubutware, abimukuraho. none se ubwo umuntu yagukuyeho ubutware akagukuraho umugisha, abagusigiye iki? niyo mpamvu ise yabwiye uriya mwana avuga ati wowe umweru uzaba kure y'ubutaka bwawe, ngo ndetse n'ikime kiva mu ijuru kizaba kure y'ubutaka bwawe. ariko aramubwira ngo gusa nuramuka ugomeye mwene so, ukamugomera murumuna wawe, uzikuraho uburetwa yagushyizeho. uburetwa rero kugira ngo bukuveho, iyo waciye muri ibyo byose navuze, ugasahurwa ukibwa ubutunzi bundi cyangwa imigisha Imana iyiremana umuntu ikayimuha mu mwuka, ikaguha ubutunzi mu mwuka. bwa butunzi mu mwuka bukazaguhesha iki? ubw'ibifatika. noneho rero sasa umuntu ashobora kugenda yaribwe neza, ari umutindi waho ngaho, ibintu byose barabimukokoye. umwuka w'igikundiro barawukwibye, kwemerwa barabikwibye, kwakira barabikwibye, gutunga barabikwibye, gutera imbere barabikwibye, ukuboko kwiza barabikwibye, barakwibye amagara meza. mbega imigisha yose ibaho warayibwe. noneho wajya wicara ukibaza ngo ndazirike. umujura ajya ahantu hari ubutunzi. wari ufite ubutunzi bwinshi bwo mu mwuka, kuzimu barabibona, bica mu bakozi ba Satani, baraza baragusahura, baratwara, bagusiga ntacyo ufite. kubera iki ijambo ryaravuze ngo umunyamaboko yarinze ibintu bye,
ibintu bye biba amahoro masa. Ariko iyo hagize ngo umurusha imbaraga, araza aramufata ngo akamuboha, yamara kumuboha akamunyaga ibyo yari afite byose. Satani anyaga mu mwuka, ntabwo anyaga mu bigaragara, anyaga mu mwuka. Bya bindi yagutwaye mu mwuka bitagaragara, byakagombye kuguhesha ibigaragara, akabitwara. Ibyo yazabitwara akabigabira ba bandi bazajya kumuramya no kumusingiza. Satani nta kintu agira, we ariba akanyagira abantu be. Ibyo yibye akabiha abamuramya, abamusingiza. So mu mwisi w'umwuka no mu giti cya kuzimu, umuntu ashobora kugira igikundiro cy'abantu 1000, kugira igikundiro cy'abantu 100,000, bitewe n'ibitambatamba kwa Satani n'umurimo akorera Satani. Umuntu ashobora gukorera ku maboko y'abantu 1000, agakorera ku maboko y'abantu 1,000,000, bitewe n'ibitambatanga. Agahabwa ba bantu bagiye basahurwa bibwe imigisha yo kwakira, bibwe imigisha yo gutunga, ikaba yakusanywa igahabwa umuntu umwe. Niho uzajya kubona ukabona umuntu yabaye ikirangirire mu by'ubutunzi mu isi, wowe ukibaza se uyu muntu ni ugukora gusa? Mu mwuka hari ahandi biba biva. Yego hari ukora nyine Imana ikamuhira, kuko ni Imana igitanga umugisha igaha abantu guhirwa, ikaguha umugisha kwera ugahirwa. Ariko Satani we nta mugisha atanga, bwo aba yibye n'ibijurano n'ibya bindi aba yibye, akabiha cya gikundiro yibye, kwa kuboko kwiza yibye abantu 100 abantu, akabiha umuntu umwe. Noneho rero wambaza ngo iyo migisha ishobora kugaruka se? Yagaruka nyine. None se numvise ubwe Isaka abwira Esawu ngo nugomera murumuna wawe uzikuraho uburetwa yagushizeho. Iyo wagomeye Satani ukamurwanya, cyambura bamurwanye Satani azabahunga. Mwegera Imana izabegera. Ubwo rero bisaba kugira ngo kwanza ubanze wiga isi y'umwuka n'imikorere yayo, umenye ibyabaye ku buzima bwawe n'igisobanuro cy'ibyagiye bikubaho uhereye kuva wavuka. Kumenya iki byakubayeho byose n'igisobanuro cy'ibyagiye biba ku buzima bwawe. Niyo mpamvu navuze ngo deliverance, kugira ngo ishikweho, cyambere ni ukumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo. Ugusengera nawe akabazi isi y'umwuka n'imikorere yayo, ku buryo wamubwira icyakubayeho akamenya n'iki cyabaye icyo gihe. Akaba afite umwuka w'Imana umubwira ngo ibi mbabwiye, ibi ni ibintu Imana yamishuriye nsengera abantu. Natangira gusengera umuntu nk'uko ambwiye ko bamucira yasaga ku kiganza, Imana ikambwira ati bamutwaye umugisha ukuboko kwiza, bamutwaye ikiganza cy'ubutunzi. Ngenda mbimenya gutyo, mbihishuriwe n'umwuka w'Imana ihoraho sumba byose nkorera yamamagaye. So rero tugiye gufata umwanya wo gusenga, reka ngarukira aho ngaho. Ejo tuzakomeza, Imana nidufasha ikaduha umwanya tukabona igihe cyo kugira ngo tugaruke tuganire. Uwiteka akugirire neza. Ngaho injira mu mwuka, ufata umutima wawe. Urumva, mbere yo gusenga ujye uzirikana umuririmbyi aririmba ngo umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi nidukurikira inzira y'amasengesho. Ushaka kugira ngo isengesho rye rero rigere ku gipimo cyangwa se nirihushe target, bisaba kugira ngo ufate umutima wawe utuze n'ibitekerezo byawe bituze. Noneho ukurikirane buri jambo ryose. Niba ari ugusengera, ukurikirane buri jambo rya wa wundi uri kugusengera, womatane naryo, ukurikirane icyo yatura, ucyakira. Niba uri kwisengera ubwawe, bisaba kugira ngo umutima wawe n'ibitekerezo bibe ahantu hamwe, ntibijarajare. Hanyuma ukurikirane buri jambo ryose ugenda usohora ku rurimi rwawe no mu kanwa kawe uryizereramo. Waba uri gusengerwa, ni ukwizerera muri rya jambo wa wundi uba ugusengera, ugacece kugatuza, ahubwo ukazamukira muri rya sengesho wa wundi uri kugusengera. Wakumva rigenda rigera ku ntego y'icyo ukeneye, ukakira.
wakumva amagambo agenda avuga mu buryo bw'isengesho, ari amagambo agenda asenya ibikuriho, ukakira ko bisenyutse, ukizera ko bisenyutse. Wakumva avuga amagambo yo kubaka ibintu runaka ku buzima bwawe by'imigisha, ukakira ko iyo migisha uyifashe kandi kubayeho. Kuko Yesu ubwo yavuze ngo nutagira gushidikanya ku cyo uvuze cyangwa ku cyo bakuvuzeho, uzakibona kiba. Vuga uti: Data twese uri mu ijuru, Mana y'icubahiro, Mana wandemye kanzana mu isi, ciye bugufi munsi y'ibirenge byawe, numvise ijambo ryawe, ndatsinzwe n'urubanza, sobanukiwe ko nibwe ibyanjye, sabye imbabazi z'ubujiji n'ubupfapfa bwose nagize, n'uburangare bwose nagize bwo mu buryo bw'umwuka. Njirira ibambe n'imbabazi. Maraso Yesu Kristo yamenetse ku musaraba anyuhagira ibyaha, anyuhagira ibicumuro. Gukiranirwa kwanjye kose guhanagurwe uhereye umunsi kugeza iteka ryose. Uwiteka, uyu mwanya nk'uyu, imbaraga zawe n'ubwami bwawe byururuke ku buzima bwanjye, unkure mu maboko y'ibyansahuye, y'ibyanyoteje, y'ibintwaza igitugu, mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Wambura abazimu, wambura ubwami bw'umwijima, ukuboko kwanjye, isura yanjye, ibirenge byanjye, amaboko yanjye, ibitugu byanjye, akanwa kanjye, ubyambura abazimu, byambura abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Mu isi y'umwuka cyangwa se mu isi ifite imibiri, umukonikoni wese, umurozi wese wadominaga ubuzima bwanjye, wantwaye umugisha, wankokoyeho umugisha, kansigira umuvumo, ndi mu mwuka musubije imivumo ye mu izina rya Yesu Kristo. Ndi mu mwuka musubije imyaku ye, musubije imikosi ye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndi mu mwuka nsubije umuntu wese wa imyaku yampaye, imikoshi yampaye, mbishubije ababimpaye mu izina rya Yesu Kristo. Mbambuye umugisha wanjye, ukorera mu kuboko kwanjye, mwambuye ukuboko kwanjye izina rya Yesu Kristo. Ugendera ku ntambwe zanjye, mwambuye intambwe zanjye izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uwiteka, ukorera ku gikundiro cyanjye, ndakimunyaga, ndakimwambura, ndakigarukanye izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Uyu munsi wa none Yesu Kristo, manu n'umuriro n'amazuko mu isi y'umwuka, umuntu wese warwanyaga, wanyibye, wansahuye, wafatiriye ibyanjye mu mwuka kano kanya, abire kure, mu mubiri abire kure izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umujura ndazisenya izina rya Yesu Kristo. Wanyibye wese akanyibira ku bicaniro bya Satani, akoresheje uburiganya bwo kumvura, ambeshyabeshya, kandi ari ukunyiba, kandi ari ukunsahura mu isi y'umwuka, munyazi byanjye izina rya Yesu Kristo, munyazi byanjye izina rya Yesu Kristo, munyazi imigisha yanjye izina rya Yesu Kristo. Wanyibye ubutware ndabumunyaga izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Basankaya ndabohoza ubutware bwanjye, nibwe mu bihe bitandukanye by'ubupfapfa bwanjye n'ubujiji bwanjye. Nkimara kujijuka, nkimara gusobanukirwa, nanjye ndi mu mwuka, ijambo rya rivuga yuko izina rya Yesu Kristo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa, nidushaka tuzabona. Aka kanya Uwiteka, nsabye umugisha wanjye ko uwunsubiza kungarukira, uwo nibwe n'imyuka y'abantu bo mu miryango, inshuti, abavandimwe, abakozi ba Satani, uwo ari we wese mu isi y'umwijima wanyibye umugisha. Uwiteka, ngusabye yuko ungarura umugisha wanjye, ukambura uwo nguwo, ukangarukira njyewe uwo wari warawugeneye izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu. Uwiteka, mu isi ifite imibiri no mu isi y'umwuka, wanyibye ubutware akabunkuraho,
akabujyana biciye mu buriganya n'uburyarya komeye bwa Satani mu isi y'umwuka. Uwiteka ngarurira ubutware ubwo wandemanye, ngarurira ubutware ubwo nahawe mu gakiza k'Imana. Zina rya Kristo, wabonye ibyo wese mu mwuka no mu mubiri, yaba ari umuvandimwe, yaba ari inshuti, yaba ari umuntu wa bugufi, mu maraso yo kwa data, mu maraso yo kwa mama, uwo ari we wese mu isi y'umwuka, yaba ari umukonikoni, umurozi, umukozi wa Satani, wanyibye umugisha wanjye, tuma marayika wawe angarurire umugisha wanjye, awukure kuri abo bana b'umwijima bawibye. Ngarukire izina rya Kristo, ngarukire izina rya Kristo. Urakoze mwami kugarukanye umugisha wanjye, ukabunjeho, ukabungarukiye. Izina ryawe rihimbazwe ibihe byose bidashira, mu izina rya Yesu amazina yose, amen. Komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge, usenge gutyo, uhoza umugisha wawe, uhoza akazi kawe, uhoza amafaranga yawe, uhoza ukuboko kwiza, uhoza ubwo bucuruzi, uhoza izo ngendo, uhoza ibyo byose, uhoza ibyo ubona Satani yaziritse, uhoza iyo mariage, uhoza urwo rubyaro, bohoza. Komeza usenge, komeza usenge, bohoza urwo rubyaro rwawe we warubuze, bohoza inda isama, bohoza inda isama, bohoza amatrompe mazima, bohoza gutera inda nawe niba uzi kudatera inda, bohoza uwo mugisha wo gutera inda, bohoza uwo mugisha wo guheka, bohoza uwo mugisha wo gukikira umwana we wa mudamu we, bohoza ayo magara meza. Komeza usenge, bohoza amagara meza, bohoza umubiri muzima, bohoza inyama nzima, wayibwa umugisha w'amagara meza. Ni wewe wa mbere indwara zihuriraho, tangira wamagana izo ndwara zanjye mu izina rya Yesu. Aturakuzanze, aturakuzanze, aturakuwanze ubwo burwayi bw'ubwoko bwose, aturako wanze iyo nyama bakuguraniye. Dore baguhaye igifu kitari cyawe, ugendane igifu kitari cyawe, icyawe Satani arakikunyaze. Jya mu mwuka, bohoza igifu cyawe, jya mu mwuka, bohoza izo mpyiko, bohoza ayo maso. Dore ugendana amaso atari yawe, bohoza ayo maso. Dore ugendana amatwi atari yawe, bohoza ayo matwi. Dore ugendana amaboko atari yawe, ugendana amaboko, amaguru yapfuye, bohoza amaguru mazima, bohoza ibirenge bizima, bohoza ibiganza bizima, bohoza amaboko mazima. Biroroshye cyane kugira ngo Satani agukuranire, aguhe ukuboko gupfuye, ajyane ukuboko kuzima. Hanyuma biroroshye kugira ngo atware imyanya yawe y'ibanga, ayangize, agusigire iyangiritse, imizima yitware. Garura ibice byawe byose byubona ku mubiri wawe, ibyo Satani yatwaye, ibyo abarozi batwaye, ibyo Satani arya, ibisi y'umwijima, bibohoze mu izina rya Yesu, bibohoze mu izina rya Yesu. Ngaho komeza usenge, komeza usenge, komeza usenge. Imana amahoro iguha, Imana amahoro ikugire neza. Hanyuma wizerere mu isengesho usenze, Imana amahoro igufashe, Imana amahoro ikwagurira imbago kandi gutabare. Udukeneye rero ni 0782 76 45 iyo nimero iba kuri WhatsApp. Udukeneye mu buryo bwa deliverance ntabwo ipfa gukorwa gutyo gusa, ikorwa n'umuntu wabanje gufata ibihe byo gusenga, nibura umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri. Waba bishoboye gufata iminsi myinshi, ukabona kubonana, ushaka ko ari njye ukeneye, tubonana nawe uri mu bihe byo gusenga. Kandi bisaba kugira ngo mbe narahanye nawe gahunda, kugira ngo nanjye mbe niteguye. Imana amahoro iguha umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Shalom shalom. Kuri wowe utarakora subscribe, ntugende utayikoze. Imana amahoro iguha umugisha kandi Imana amahoro ikugirire neza. Mugire ibihe byiza.